aranyagiye. Mzee. Amaji. Wingora. Nukundu wabaye. Kundu wabaye ndio kanguraho. Mzee, wakatoka. Mbese uvuye he hawo koko ndikureba? Oye, ntonde kungubi. Ntonde kungubi tumakumvika. Ko ndikureba watose uvuye he? Uye mukabande kureba ya maziri yanjye ko yaje. Nese imvura iguye mukanya ni kunyaki. Ntabwo nsubibona noneho nyenyariye kuva mu gahanga kugera ku ntuza kuri boss. Ewa, nego haya mabere ya Dorothea ndakesema. Ayo turuka ngo henyo. Ko wamugegera kanitabi. Igihe nashatse cyane cyamakanyaga. Kiba kiragira ngo nzagishakisha abamotsi. Ewana witabye nirukanga bimeze bitese. Oya da. Mani nge nahoze mushaka kuva mu gitondo kugeza. Nabonye wanshatse kuri telefone nka gato. Oya da. Nabonye wanshatse cyane wirukanga. Wari uri kunshakira iki se kunshatse? Ngewe kumva. Yatakana nabonye. Gafite nyashi kumva ariko mani nge kugatinyuka byarana n'inzundi. Ntabwo nzi gutera. Weho ureba bimwe ureba ureba abakobwa ugasanga ni nkazira bote za jugumira ngo bara n'abakobwa. Waje ushaka abakobwa bazima. Afite nyashi agafesi ni baby face. Nagasanga kiriya gikara cya jugumira. Afite agasura kameze nka baby face. Okay. Ongaho ni ahubwo se wabona ihembo dutakari. Hariya ruguru. Kuri kiriya gipangu ndi kureba. Okay, tugerewe nyine turebe. Ese umuntu urabizi neza yuko ari iyo. Nabonye guti ku mugore uba kumva akunda kuva mu nimba bagiye kureba udusore nimba bagiye kureba kiruti tujye kumutegerera ku muhanda nge nsanze atari singo uti kumva nabamo yarahari ducabuka arahari tugende tse rero makanyaga kagakobwa yabonye gatete iwabo ni hano kumva n'uyu mwanya ufite kubona ugaturutse yo kumva kuko nabonye ndi nakubwirwa gukunda kugenda gakunda nako bahu bashaka basanga umuntu kende ndagakunda dore gipangu dore Hanze makanya yes mfite kwaje itundo riko ubugi bwawe bwari wewe cyane bijyayise uri kamubwira kuri kumushaka ataragenda umva ndahano nyine uno muhungu nyine ukuri kumureba yabana nyine yarambwiye ngo ari gushaka mubwire muvugane winkoraho narakubwiye ngo urebe wowe ndimubwira Rofi uyu ntago ariko nakubwiye reba umukobwa yageze mpira habe n'ijambo rijima mubwiye tuhita umupari aranyagiye Zere kora mutama mubwiye bura gukoza Rofi yareta mukunda gose ewana ndamubwiye ngo Rofi yumva none ubwa mbere ndabimubwiye ntabwo byumvise mubwiye ubwa kabiri ngo Rofi nta kintu nsubiza rambwe uri ikiguzi nese uragiye wowe tubwira umuntu ngo Rofi nta nibiganiro se nze ko warumbwiye kumana uburembe kurakuri none umutima wadanje ngene ubwira ati mukobwa usa nk'ingurube ahita gukunda kurusha umuntu asa nk'ingurube gute oya ingurube uri kureba ingurube barayuhagira bamara kuyuhagira ikazana iki nyashi ngene ubwira tuteye ingurube ufite nyashi nk'izi ngurube urazunguza atabwira ati kabisa muhungu we ngune twigendere ku gisebe ako gatoma nike cyane gusa nk'ingurube noneho wibuke ukumubwira ngo isura yawe isa ingurube yirirwa irara mu ishogororo tajyaje ako ngako kareta gakora kwiruka n'urubizo rwasanga yewe namubonye nge numva ngencaga no reka guruka nge ngurube nikigende bakimere nyina aho bakica umva mwana ngibyo badumbwenye ndabyibagiwe nakubwiye ngo ugende ubwire ngo utenge ingurube kunyashi ngize ingurube none isura yawe imeze nk'iki nk'ingurube irara mu kinyi shogoro
urabeshya wongere kwibagirwa irukanga isaka yo kwako urazi imeze neza n'ikiguru ikimenyimenyi ukunda nk'uko ingudu bikunda ibishokozo ndagukunda mani mukunda nk'ukuntu noneho si wamubera uragahobererwe muki uragahobererwe muki nisanga ko cyangwa hari ahandi washaka mukabasenda cyangwa isanzwe wabakubereye hano uje manze njya kunyara ndahazi kanyarirwe n'umunsi ewana kabisa ngo nizere yuko yanamurunguye ahubwo kabaye uriya mukobwa yamwishe ase kwa jamani iki kumva njye kuva ubije uturusha mubize gahamba reba kuntu masaha wanjye utumye ubwira nta n'undi mutoma nongera kukubwira ubage wifashe wa mahero kaje mama wawe ubu ngiye ko nadanze ariko jamani ngewe ambwira ngo nitoma ndagenda abwira umukobwa ngewe ngiye kugenda ngiye gupfa kuyigiza nakubwiye ngo kumuramo birahenze umukobwa ari nawe uri mu subibona